iyo baba abanyabwenge, aba babyeyi, aba bagabo, yemwe basore namwe bakobwa, abari hanze y'u Rwanda n'abari mu gihugu, reka mbabwire mwakitaye ku iherezo ryanyu. Reka mbabwire mwakongeye mukambara imbaraga mugasenga. Imana iracyafite abakozi, Imana urufatiro rw'Imana ruracyariho, niko Paulo yabwiye Timoteyo, kandi ruracyarimo iwifori widra, ruracyahagaze pene mangi zikidi tandi stiki wifodra. Handitswe ngo Uwiteka abantu be, ahubwo igihe kirageze ubwo bazajya no ku yindi misozi. Aravuga ngo ndetse kirasohoye ubwo abasengera before we stick mari widra, ubwo abasengera data mu mwuka ndetse bakamusengera ndetse no mu kuri. Data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Ntago hazahembwa ngo narakoze, ahubwo hazahembwa ndi gukora. Ntago hazahembwa ngo narabwirije, hazahembwa ndi kubwiriza. Ntihazahembwa ngo nabaye pasitoro, hazahembwa ngo ndi umupasiteri. Shalom shalom, Yesu ashimwe. Bene data bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi b'ubutumwa bwiza bwa Kristo, Imana ibaha umugisha nshuti bakunzi ba Revelation Ministry. Imana ibane namwe, Kristo abe muri mwebwe. Nitwa Barurema Adiriye, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana, ndakijijwe. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ariko tutarasenga, dufite na YouTube channel ya Horeb TV. Imana ibaha umugisha, nawe mujye munyarukiraho mukurikirane ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana ikora iby'ubutwari. Iyo uvuze bijya biba, niyo utegetse bijya bikumvira. Uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Unyemerere uduhane umugisha data. Umuntu wese ufunguye iki kiganiro ayoborwe nawe, kandi umwuka w'Imana wera ujye unyuranya ibihe data, buri wese umugenderera akorweho nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya gatatu cya Mose, Abalewi, igitabo cy'Abalewi ibice 20 duhere ku murongo wa 22. Turibuze gusoma n'ubundi iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice byaho ni ibice 32 umurongo waho wa 28 tuza gusore no tuza guhera. Reka dusome twumva uko bibiri tubwiye. Igitabo cy'Abalewi ibice byaho ni ibice 20 duhere ku murongo waho wa 22 twumva uko bibiri tubwiye. Bibiri iravuze ngo nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose, mubyumvire kugira ngo igihugu mbajyana guturamo kitazabaruka. Imana idufashe cyane. Reka dusubiremo. Bibiri irambwiye ngo nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose, mubyumvire kugira ngo igihugu mbajyana guturamo kitazabaruka. Imana idufashe cyane. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice byaho 32. Reka duhere ku murongo waho wa 28, nidushake dusome tugeze kuri 29. Bibiri iratubwiye ngo ubwo n'ubwoko butabasha kwigira inama, butarimo ubwenge na buke. Umurongo wa 29 aravuze ngo iyo baba abanyabwenge, baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Imana idufashe cyane. Reka dusubiremo muri murongo wa 28. Haravuze ngo iyo baba abanyabwenge, bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Yesu abane natwe. Imana itugirire neza. Inshuti mukundwa w'ijambo ry'Imana, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, nejejwe n'agakiza ka Yesu Kristo. Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Ubwo merukaga kuza tukaganira, twaganiriye kuri teme cyangwa kuri topic yavugaga ngo guhindurwa na Kristo uri muri wowe imbere.
twarebye ibihindura abantu ari byinshi, tubona ko abantu bahindurwa n'ibintu bitandukanye, bamwe bagahindurwa n'ingo, abandi bagahindurwa n'imiryango bashatsemo cyangwa babamo, abandi bagahindurwa n'abavandimwe, abandi bagahindurwa n'akazi, bahindurwa n'ibintu bitandukanye. Ariko turasanga tugenzuye dusanga tubona nta muntu w'Imana cyangwa umwana w'Imana wagakwiye guhindurwa n'iminsi, ahubwo Kristo uri muri twebwe mindani ari we wagakwiye kuduhindura. Nibwo twanavuze, njya nkunda wa muririmbyi wavuze ngo umuriro w'Uwiteka undimo, nsigaye nifuza kujya mw'Ijuru. Aravanga imigisha yo mu gakiza k'Uwiteka narayihawe kubw'ubuntu, aravuga ngo nayihawe mu gihe nihanaga ibyaha imbere y'umucunguzi wanjye Yesu Kristo. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo tuganire ku iri jambo rivuga ngo ukwiriye kwitondera amategeko n'amateka y'iki gihugu tujyamo kugira ngo kitazakuruka. Ndasubiramo, ukwiriye kwitondera amategeko n'amateka kugira ngo igihugu ujyamo kitazakuruka. Nimvuga igihugu ntago mvuga aho utuye, nimvuga igihugu ntago mvuga aho uri. Sindi kuvuga u Rwanda, nta nubwo ndi kuvuga mu bihugu bitandukanye by'iyi si. Umva uko birivuga igihugu. Pawulo yandikiye Abafilipi 3:21 arababwira ngo ariko twebweho iwacu ni mw'Ijuru, niho dutegereje umukiza wacu Yesu Kristo kazaza. Byumvikane ko twebwe iyo tujya ndetse naho turi dufite ikituranga. Igihugu cyacu ni mw'Ijuru, aho tujya turahazi. Ntabwo ye mvuga igihugu ntagoma mvuza u Rwanda, nta nugoma mvuza aho uri, no, mba mvuza igihugu cyo mw'Ijuru. Niyo mpamvu Pawulo yabivuzeho avuga igihugu atandukanye ibihugu, avuga n'igihugu. Ndetse ntabwo ari Pawulo gusa, undi muririmbyi yanezerewe igihugu aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa ariko uratagera ibyago. Aravuga ngo kandi umucyo n'umwana w'intama w'Imana, aravuga ngo umunsi umwe nzawinjiramo. Aravuga ngo nta marira aba muri uwo murwa, uwo ni umurwa w'igihugu. Icyo ni icya mbere. Kabiri, nta muruho ubayo. Icya gatatu, nta n'intambara. Icya kane, nta n'indwara zishobora kubayo. Anezererwa igihugu azajyamo, aravuga ngo niringiye kuzinjira muri icyo gihugu. Undi muririmbyi wanezerewe iby'iki gihugu yananezerewe amaze kureba isi, akumbura agakiza ka Kristo wa 405. aravuga ngo dore ukuntu isi kwifuza mu kizira gukumbuye. Umva uko bagutakira ngo niki kigutindije. Avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo uzaza ryari mucunguzi. Uwo n'uwari uzi igihugu ajyamo, n'uwari uzi bene icyo gihugu. Aravuga ngo wime bwa bwami budashira, ngo ibyaremwe byose byishime, ngo icyamukaza udatinze. Nta nubwo ari bo gusa. Iyo turebye igihugu twajya muri Stefano ubwo barenganyaga abakozi b'Imana cyangwa barenganya bavuga butumwa cyangwa babwirizaga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, mu gihe we yakumburaga igihugu, ndabizi Finaroma bagiye kumutera amabuye, we yarakumbuye ararara tumbira mw'Ijuru, ngakirarama abona urwego, ngarebye urwego abona igihugu. Haleluya. Abona iyo ajya kumbura gakondo, arangije aratumbira abona urwego, aravuga ngo data we akireba abasigaye mu isi, aravuga ngo bababarire kuko batazi ibyo bakora. Icyo gihugu rero nicyo mvuga. Nagira ngo mvuge igihugu kiruta ikino mu Rwanda, igihugu kiruta ibyo tubamo, igihugu turimo, igihugu kibamo abakire n'abakene. Ntabwo ari icyo mvuga. Ndavuga igihugu cya Kristo, ndavuga ijuru. Aho niho ndi kugira ngo utinde, no nshaka kugira ngo dutinde, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana idufashe cyane. Bibiliya yatubwiye iki? Yavuze ngo mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu bice byaho 32 umurongo waho wa 29 ariko abariho dusurinya, abariho dutinda cyane. Havuze ngo iyo baba abanyabwenge baba baritaye kuri ibi, bakita ku iherezo ryabo. Ushobora kumbaza ngo aba ni bande? Ushobora kwibaza ngo se uyu mugabo ni ibiki avuze? Ushobora kwibaza ate se ibatubwira ni ibiki? Iyi ni indirimbo y'umugabo
umugabo bita Mose. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo yaririmbye mu gihe cyo gusezera cyangwa yaragiye gutaha, agiye gupfa, mu gihe Imana imaze kumubwira ngo dore ngikiriya gihugu nubwo ukiririmba, nubwo ukivuga, nubwo wakuye Abayisiraheli mu Egiputa, dore ngikiriya bitewe n'icyaha wakoze uzakirebesha amaso, ariko nubwo ukirebesha amaso ntacyo uzageramo. Yabahaye rero ni nk'ubutumwa yabasigiye, aririmba indirimbo arababwira ngo iyo baba aba banyabwenge bakitaye kuri ibi, baba baritaye ku iherezo ryabo. Imana idufashe, Kristo atugirire neza. Njya nkunda umuririmbyi wavuze ngo imirimo ya mbere izaheshwa agaciro ndetse n'imirimo ya nyuma. Byumvikane ko ntago hazahembwa ngo narakoze, ahubwo hazahembwa ndi gukora. Ntago hazahembwa ngo narabwirije, hazahembwa ndi kubwiriza. Ntihazahembwa ngo nabaye pasitoro, hazahembwa ngo ndi umupasiteri. Ntago hazahembwa ngo narabwirije senga ubutayu, navuze ubutumwa ndahanura. Ntago ari byo bizahembwa, ahubwo ndimo ndavuga ubutumwa bwiza, ndimo ndahanura, ndimo ndakorera Imana. Icyo nicyo kizahemba umuntu wese, nicyo kizabivuga. Njya nkunda ijambo ziri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cya 4 mu murongo wa 21. Njya nkunda ijambo rihari riteye ubwoba. Haravuga ngo ariko beneda, Yesu yongera tugarukeho, Imana yongere idukundishe dukumbura igihugu tujyamo. Narajya kuri iryo jambo, birankwiriye, biragukwiriye kugira ngo ukumbure umenye iyo ujya. Mukiza uyu muririmbyi aravuga ngo dore isukuntu kwifuza, Mukiza iragukumbuye. Imana iturinde gusa nk'abandi, Imana iturinde kugenda nk'abandi. Yesu yongera tugarukeho, Data yongera abane namwe. Igihe kirageze, niryo jambo yavuze muri 21 muri Yohana, ndetse kandi kirasohoye. Icyo ni kimwe, ubwo abasengera Data basengera Data mu kuri, bakamusengera ndetse no mu mwuka. Bibiliya ivuga ngo Data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Ijambo ryaravuze ngo Imana ni umwuka, reka twongere umwuka wera, n'abayisenga bagakwiye kuyisengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Imana idufashe. Uzi ko abantu bahanura mu kuri mu mwuka ariko ntibahanure mu kuri? Uzi ko abantu babwiriza mu mwuka ntibabwirize mu kuri? Uzi ko abantu bashumba bakaba pasitoro bakagira inshingano bari mu mwuka ariko ntibagire ukuri? Yesu rero yabwiye abantu, arababwira ngo igihe kirageze. Yari amaze kubwira wa Musamariya, amubwira ngo yewe mugore, ubwo uvuga ibyo, igihe kirageze ubwo batazaba bari kongera gusengera Imana hano i Samariya, ahubwo igihe kirageze ubwo bazajya no ku yindi misozi. Aravuga ngo ndetse kirasohoye, ubwo abasengera before we stick my withdraw, ubwo abasengera Data mu mwuka ndetse bakamusengera ndetse no mu kuri. Data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Icyitonderwa ntago ari abapasiteri, nta nubwo ari amatitire, nta nubwo ari ibingibi. Ubu ngubu dufite abantu bagiye bashyiraho inzego abantu badakwiriye gusimbuka, nazita za Babeli. Abantu bagiye biyubakira, abantu benshi bari gushaka ibyubahiro, ariko njya nkunda ijambo rivuga ngo abashaka ubwiza ndetse n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza ndetse badacogora. Ndi ku ijambo rivuga ngo iyo baba abanyabwenge bakamenya ibingibi, bakitaye ku iherezo ryabo, veni nibatware. Ingo ziri gusenyuka kubera ko abantu batakita ku iherezo ryabo. Imbaraga washakanye urushako, amasengesho wasenze ugishaka, niyo wagakwiye gusenga n'ubundi kugira ngo Imana ikubakire urugo, ariko wageze mu rugo wumva ntibindeba. Noneho rero iherezo riba ribi, urasambana ukagenda nk'abandi. Hamwe rero baravanga ariko nk'ubwo ngo nibwo butumwa bwiza, ariko ngo ubwo ibyo nibyo akatubwiye. Reka da, tugomba kubabwira amakuru y'igihugu tujyamo, tugomba kubabwira ubutumwa bwiza n'ububwiriza ubwami bw'Imana. Yesu yaravuze ngo ubwami bw'Imana buri hafi kandi buregereje. Haza kondisiyo z'ubwami, nuko mwihana ibyaha byanyu.
izo nizo kondisiyo turimo turababwira ko ubwami bw'Imana buriho. Ariko Mose yababwiye, arababwira ngiyo baba abanyabwenge, aba babyeyi, aba bagabo, yemwe basore namwe bakobwa, abari hanze y'u Rwanda n'abari mu gihugu, reka mbabwire mwakitaye ku iherezo ryanyu. Reka mbabwire mwakongeye mukambara imbaraga mugasenga. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera amategeko y'icyo gihugu ndetse n'amateka yacyo. Bibiliya ivuga iki? Ibireba ngo uhereye ku bwa Yohana Umubatiza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Intwarane iyo zibujyamo, abanyetorero iyo basenga, yemwe babyeyi, babugishamo imbaraga, bongera bakambara imbaraga z'umwuka wera. Iyo tuvuga imbaraga, imbaraga ni nyinshi. Ntago tuvuga imbaraga, habaho imbaraga z'amafaranga, hari imbaraga z'umubiri mu buryo busanzwe, ariko imbaraga tuvuga ni imbaraga z'umwuka wera. Izo mbaraga turimo tubabwira nizo zazuye Kristo ndetse ziramuzamura zimugeza mu bwami bwa Data, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo birankwiriye, biragukwiriye, kukwiriye kwita ku iherezo ryawe. Ububwiriza, ubuhanura, ube werekwa, uba warakoze imirimo myinshi. Imirimo ya mbere izaheshwa agaciro ndetse naho uhagaze. Birakwiriye, kukwiriye kwitondera amategeko ndetse n'amateka kugira ngo igihugu ujyamo kitazakuruka. Nyankunda bivuga ngo nibwo nzaberurira. Muri Matayo haba ngo nibwo nzaberurira, nkababwira ngo sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Ariko hakaza n'irivuga ngo nibwo nzahindukira nkareba za ntama nkazibwira ngo nimuze abo Data yacunguye uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana idufashe cyane. Waba uri mu bahe? Uri kwita ku iherezo ryawe? Uri kwita ku iherezo ryawe? Imivugire yawe, indebo yawe, imikorere yawe igaragaza Kristo muri wowe? Mose yakugiriye inama, arabanga iyo babanyabwenge bagakwitaye ku iherezo ryabo. Iherezo uziko abantu bahagaze ngo kuri narasenze. Abantu barasambana, abantu babwiriza basambana, abandi bagenda babeshya, bakabeshyera Imana. Ubikigezweho mw'iyi minsi, kwesikora byavuyeho, deduwa zavuyeho. Abantu bajyaga biba, bakibisha intoki za gutera gutya, babihindurira muri Bibiliya. Barakubwira ngo ngwino nkwicira igini, ngwino ngo ngukorere umuti. Ndugu yangu, Yesu yavuye mu isi abakene bariho, azagaruka n'ubundi bakiriho. Ihangane, ntabwo Kristo yazanywe no gutsembaho no gukuraho ubukene bwo mu isi gusa. Ikintu umurimo wa mbere wamuzanye ni uwo kuduha ubugingo. Niwe ufite imbaraga. Niyo mpamvu dukwiriye kwita ku mategeko, tukita no ku mateka, kuko igihugu tujyamo kirera. Ijuru rirera, ijuru rirakiranuka, rizabamo abera, rizabamo basenga neza. Ntago rizabamo abahanuzi babeshyeye Imana. Ntago ijuru tuvuga rizajyamo abapasiteri bibye bakesikora. Ntago ijuru tujyamo rizabamo abantu bigize abesikoro. Ntago ijuru tujyamo rizajyamo abasambanyi. Ijuru tujyamo rirera, na Kristo arera. Yewe mwene da, nyumva nkubwire, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Nyumva nkubwire, ukwiriye kwitondera amategeko ndetse n'amateka. Ikindi cya kabiri, ukwiriye kwita ku iherezo ryawe. Iyo baba abanyabwenge, iyo baba abagabo b'abanyabwenge, ntago bagakwiye gutwarwa n'abagore. Kwigeza ubwo ubona umuntu w'umubyeyi w'umusaza ajya gusambana, agasambana n'umwana abyaye. Kugeza ubwo ubona umubyeyi cyangwa umusore ajya gusambana, agasambana n'inkoko, undi agasambana n'ihene. Ejo ukamubona mu rusengero, ejo ukamubona arimo araririmba. Nshuti yanjye, birabanga baca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga. Uri murita ku iherezo ryawe? Uri muraba mu by'Imana gute? Ubwiriza gute? Uri muravuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Dore ko n'abantu bavuga ubutumwa bubi. Imbuto wera, ibyo uvuga bisa nawe, ibyo ukora bisa nawe, cyangwa uriyorobetse? Uri murahamya Kristo? Kristo ari muri wowe?
Imana urimo urayifata gute? Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Imana irimo irakubwira ngo iki? Aka kanya uhagaze gute? Ndasengera wewe waguye, ne wacitse intege, iby'Imana warabimenyereye. Musigaye muvuga ngo n'ubundi iby'Imana birasanzwe. Musigaye muvuga ngo ibi ngo bireze, nk'abantu bose babaye abatubuzi. Imana iracyafite abakozi. Imana iri urufatiro rw'Imana ruracyariho. Niko Paulo yabwiye Timoteyo, kandi ruracyari miwifori widra, ruracyahagaze penemangi zikidi tandi stiki wifodra. Handitswe ngo Uwitekaza abantu be. Ariko Imana idusure. Uhagaze gute ko tugiye gusenga? Uri mu mwanya w'Imana? Aka kanya uri murumva iki? Witondera amategeko, aho ntago witwikiriye akame. Tuvuga ngo uri umukozi w'Imana. Mu ndayi urimo, mu basambanyi urimo, mu babeshi urimo. Yewe izaduhembera hidusanze, izaduhembera hidusanze. Tugiye gusenga. Uhagaze gute? Uhagaze gute? Data nagushimye, urera kandi urakiranuka. Nyemera buri muntu wese umusore kandi umugirire neza. Imbaraga zawe zibane nawe mu izina rya Yesu, amen.